yitwa The Ben Mugisha Benjamin cyangwa se umwite Tiger. Uyu wundi nawe yitwa Bwiza. Aba nibo bahuriye mu ndirimbo maze bayikora n'ubuhanga, bayishyiramo bwenge umunyu wa danje, bayita Best Friend. Iyi ni indirimbo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ifite ayihuriye na story za Nyambo ndetse na Titi Brown, aho aba bantu cyangwa se uwanditse iyi ndirimbo yagerageje kuvuga ikiza cy'ubu Best Friend bitewe n'umusaruro urukundo rwa Titi na Nyambo bikomeje gutanga by'umwihariko muri showbiz nyarwanda. Ntabwo arahangarukira kandi ndaza kujya no ku rundi ruhande nkubwire ububi bw'iyi Best Friend, nubwo iyi Best Friend yasohotse kuri Nyambo na Titi bakishima cyane kwa Regis na Mikiho. Iyi Best Friend yabaye agashengura abantu, aho barise bakifata mu maso bagakuba amaguru bakati noneho The Ben na Bwiza baba baje kudushinyagurira no kutwishima hejuru nyuma y'uko ubu besto bwacu bwaba buri kujya ku musozo. Ku rundi ruhande kandi iyi ndirimbo Bwiza we yatangaje ko ari indirimbo yitezeho kuba yamugeza ku rundi rwego nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga ze nkoranyambaga, aho iyi ndirimbo ishobora kubibura abantu bagera mu bihumbi 50 gusanga ibe yuzuza 1M mu minsi 6 gusa. Byinshi rero byagiye bitangazwa n'abantu bagiye batandukanye, yaba ku ruhande rwa The Ben, yaba ku ruhande rwa Bwiza, yewe no ku ruhande rwa Titi Brown na Nyambo, no ku ruhande rwa Miki na Regis. N'igihe wabiguteguriye kora subscribe kuri Hola TV nze nkumara amatsiko. Nibyo umunyarwanda we yaciye umugani ngo wishinga ingendo y'undi ugatagataga cyangwa se ukagenda imitego cyangwa se ugakurikira niyo y'undi yabikangara. Iyo yari imigani mu kinyarwanda, ariko ku burundi ruhande bavuga ko umukobwa washaka gushaka urushako rwa nyina amara inzu. Ibi ngibi ntabajyana pe, n'abajyana ntibabona bimwe, nibyo byabaye muri entertainment. Icyitwa ubu besto n'ubu bestine nibyo byaranze couple ya Titi Brown na Nyambo, maze bararyoherwa. Imyaka igiye kuba 4 babaye muri ubu besto bwabo, yewe ibintu ari amahoro. Ni nabyo byakuruye uwitwa Regis maze atangira ku approachinga umukinnyi we bari bahuriye muri cinema, amubwira utugambo twiza, birangira babaye aba Best Friend, yitwa Miki ndetse na Regis. Iyi nayo ni couple y'aba besto mu Rwanda turayizi. Bwiza nawe ni umuhanzi ku rundi ruhande, agiye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, yewe ziba hiti zirimo Ready, Ahazaza n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu turamuzi cyane, nawe ni umuhanzi kazi mwiza. The Ben Tiger nawe turamuzi cyane, guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kavukire ni mu Rwanda. Yagiye akora indirimbo nyinshi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuba yarashakanye n'umukobwa mwiza, uwo na wundi ni Pamela Uwicyeza. Uwitwa Bwiza rero yitegereje ibiri ku mihanda, yitegereje ukuntu icyitwa Best Friend kiri gutanga umusaruro muri iyi minsi, yaje kuba yafata ikramu yandika indirimbo nziza cyane yise Best Friend. Iyi ndirimbo Best Friend rero igikoza hanze ku mbuga nkoranyambaga yazanywe n'ibihe bibi, maze iza gukomeretsa imitima ya Regis ndetse na Miki. Bari bamaze igihe kinini, yewe kinini cyane, ariko mu ibanga rikomeye cyane bashwana twebwe tutabizi. Ku rundi ruhande The Ben nawe yakiriye iyi ndirimbo nziza maze yemera gukora na collab n'uyu mukobwa mwiza, bakora indirimbo ifite video nziza, ifite ubutumwa bwiza, ariko kandi kwa Regis bukomeretsa uyu mugabo kubera ko ari mu bihe bibi bya couple yabo. Ikindi nakwibutsa kuri iyi mihanda kandi uwitwa Bwiza, iyi ndirimbo ifite ibihumbi 952, ibura ibihumbi 48 gusa ngo yuzuze 1 miliyoni y'aba views. Niyo ndirimbo ya mbere y'uyu mukobwa Bwiza yaba iciye agahigo. Ni nyuma kandi yuko uyu mukobwa Bwiza yagiye akora collab n'abahanzi bakomeye muri uru Rwanda barimo Bruce Melody, ubwo bakoze indirimbo yamamaza umukandida wacu wa RPF Chairman His Excellency Paul Kagame. Iyi ndirimbo nayo yabaye hit, irakundwa mu ntara zose, mu turere twose turayiririmba, maze Bwiza aramenyekana. None yagarutse akora indirimbo na The Ben Tiger, kandi mu Rwanda bivuga ko uwitwa The Ben Tiger ariko gahariyewe n'aga competition n'akarushanwa gakomeye hamwe n'uwitwa Bruce Melody. Ese uyu Bwiza ukomeje gukora indirimbo n'abastari mu Rwanda bagafashe, ese we arashaka gushyira umuziki we ku ruhe rwego? Reka ngaruke ku magambo Bwiza we yitangarije abajijwe niba koko
ndetse anabajijwe byinshi ko hanakura imbaraga zituma akomeza gukorana n'abasitari batandukanye. Bwiza yagize ati mu by'ukuri jyewe icyanzanye muri iyi mihanda ntabwo ari ukukina, jyewe ntabwo ari uko nari no gutuburira abanyarwanda, ahubwo ni ugukoresha imbaraga zanjye zose nkaba nashyira izina ryanjye aho nifuza kurishyira, dore ko burya utizera ngo ejo uzakora, ahubwo igihe cyiza cyo gukora cyaba ari icyo. Maze The Ben nawe abajijwe ibyaba byaratumye yemera gukorana indirimbo n'umuhanzi mutoya udafite izina bita Bwiza, asobanura ko mu by'ukuri icy'ingenzi ari uko umuntu yaba afite inyota kandi bemerekanyijwe ku bindi bisabwa, ubundi indirimbo ikajya hanze. The Ben kandi yavuze ko kuba umuntu ari mutoya yewe ibyo akora bikiri hasi bitavuze ko yakwimwa ubufasha igihe cyose yaba afite ubushake bwo gutera imbere. Uwitwa Regis we bamubajije iki iyi ndirimbo yakumva ije kumumarira, yipfutse mu maso maze atangaza ko iyi ndirimbo ije kumwongerera agahinda kuko n'ubundi igihe biharimo bitamwemerera kuba yakumva bene izi ndirimbo. Ku ruhande rwa Miki rero we ntacyo yaje kubatangaza kibabaje, dore ko n'ubundi havugwa ko muri iyi mihanda yaba ari mu bantu ba mbere bafashe intangiriro yo kuba yava mu rukundo, no kuvuga agakatira uwitwa Regis. Byinshi rero bizagenda bihinduka yaba mu rukundo rwa Regis ndetse na Miki. Ese niba bazasubirana? Ese iyi ndirimbo yo yakorewe aba best friend Titi na Nyambo ndetse Regis na Miki abo nabo bakibonamo, niba izakomeza kubikora kuri iyi mihanda ikazamikagera kuri 2M yenda mu gihe cy'ukwezi, ndahari ngo nzabive muzi mbigere imuzingo. I'm the whole one present. Kora subscribe tujye tubana. I love you.